bari kumba amagaranga basengera abashobojwe bakaza hano mu rugo. Yego. Aruherutse kumba amagara arambwira ngo umwana agiye muri koma. Yarari mu bitaro byo mu Ruhengeri avuka mu Kinigi. Yego. Numva baranywa ati rwose dutabare. Mbese biratuyobeye. Yego. Ubwo cokora ndakindi kintu cyo Imana yakoze. Yarambwiye ngo bahamagare bafata amazi bashiremo agace k'akariko. Narambwiye ngo nafata utuzi adushusha akazuyazi. Yego. Nono ashiremo agace k'akariko afata akadondi kamwe agatoze mu gutwi atoze no mukundi. Yego. Narangiza ayamusiga umubiri wose afate n'amarika y'umweru. Ubwo ndangije nandi kumva mwe bari kurira aho ngaho. Yego. Disi mu ruguhemba hemburiki. Ndangije ukone babwiye niko babikoze. Yego. Hamaze ng'iminota 7 ajaho aratsamura arababwira atahandu homve ngeze mve ndi mu mugezi kuvuga urukunjana ndi kubireba. Yego. Ubwo rero nawe yanyakuye ku munsi wo kwa mbere arambwira ngo uwo muvyeyi wanzengeye ngene kuzajonjanye nishimye. Yego. Komeje gushimira Imana. Iwanje haza abagwayi bari biko ndamugwayi uragwa mu maboko ganje. Imana ibikurinde. Ndana umugwayi uragwa hano. Mbesi ndambogamizi mvite mu gusenga. Ndazi. Nawe uko muzi ni umukozi w'Imana. Turasengana ku butorero. Mbesi ndakibimuziho. Yego. Imana imirimo mbesi yayigumyeho. Yego. Arasenga ibitangaza bigakoreka. Ndari mu bakobwa babona. Yego. Ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha. Ntabwo usezeranye umuntu inka. Yes, ndabasuje bakunzi ba Concorde TV show muri yose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuko mu muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabeye umugisha kandi Imana iwuguhe. Nababwiye ko ntazajya mbicisha irungu. Umva hano ndi harakonje hari ibihu ariko impamvu nta yindi navuye Musanze ndenga muri Nyabihu ngira ngo Nyabihu impamvu bahahitiye n'ubundi ni ibihu biba inyuma hari mu kilometero hari ibihu byinshi ariko nicaye mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu ndi kumwe n'abakozi b'Imana. Nukuri mbashaka kugaragaza yuko Imana yacu ari Imana yo mu mujyi ndetse no mu cyaro kandi igiye gutoranya ntireba ku madini uburanga cyangwa igihagararo mu mujyi cyangwa mu cyaro. Imbere ya kamera ndi kumwe n'abahanuzi ndi kumwe nande mikoro wivuge ni Niyitanga Amahoro. Gusa Niyitanga Amahoro Claudine uzwi nka Dina. Ari kumwe nande Tuyisenge Beatrice. Komeza nande wibagiye amatenge twabipfa. Tuyisenge Beatrice ari kirisanzwe ryo mu rugo ni Matenge. Yego. Mama w'abana izina rizwi ni Mama Nzamukosha. Yego. Imbere ya kamera ndi kumwe na Tuyisenge Beatrice Matenge Mama Nzamukosha na Niyitanga Amahoro Claudine Dina. Nanjye wowe iki kiganiro nitwatuma Imana Concorde. Reka dusabe Matenge adusengere kuko niwe adusengeye uganga Imana ize kutuyobora ni karibu. Mwami Yesu Mana ishobora byose, Mana igira neza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye kuko gukomeye kwakomeje kubana natwe kuva mu gitunda ducunga umutekano waduhagazeho
hari benshi bamaze gukugwa muri uyu mubiri, hari benshi barangije gusoza uru rugendo, ariko twebwe duhagaze izina ryawe nirishimwe. Nze ngiye umwanya tumuka nguze ubanemo natwe, ico duhejemo ni imyuka mibi oya twanza gasoroka demoni ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu dushikire kandi udutabare, utwere umutabazi, utungabungira umutekano, nzajya watambiye ku musaraba urakoze. Amen. Mateko nivuze ugaseka komeza. Kanivuze ugaseka bigenze. Impamvu nzetse nuko numvishe wivuze. Nasaga icyo mvuze kitari cyo nitwatuma Imana Concorde. Umupapa abana narinzi Concorde. Nibyaguze gusa naguze ko nitwatuma Imana. Oya hatuma Imana kuko yatumye Yesu ngo acungure abantu bo mwisi. Hano mwisi ntawigeze aba nkawe. Napoleon ndetse na Hitler baramwiganya ariko baraneshwa. Barapfuye nyamara ntibazutse, ariko Yesu ntiyatinze mu gituro. Barapfuye nyamara ntibazutse, ariko Yesu ntiyatinze mu gituro. Ndabwo yatinze. Ese ninde wabonye umucamanza abumwe avoka uwo bamuregera? Ibyo byabaye ku mwami wacu Yesu, kuko Pilato yaba yavoka wa Yesu. Yaravuze ati ntacyaha mubonaho, icyo nzi nuko ari umwami w'Abayuda. Batera hejuru maze baravuga ngo Yesu nabambwe nabambwe nabambwe. Batera hejuru maze baravuga ngo Yesu nabambwe nabambwe nabambwe. Uw'Imana ikunda ntabwo yamwibagirwa, niyo mpamvu njyewe ntakwiriye kwiheba. Izanabara ku manywa y'ihangu, abanyamahanga bose batangare, kuko Imana yacu nta kinanira. Nibyo nkora byose niyibishoboza, kuko Imana yacu nta kinanira. Nibyo nkora byose niyibishoboza, kuko Imana yacu nta kinanira. Nibyo nkora byose niyibishoboza. Amena amena amena. Atetumye ndiri. Amena. Imana iguha umugisha. Iyi ndirimbo ngo nidutabara abanzacu bazatangara. Nukuri. Amena. Kuko ibyo dukora byose ni Imana ibidushoboza. Imana itavuze ngo ibi bibe ntabwo byaba. Iyo ivuze yego ntawavuga oya. Nyine uvuze ku izina ryanjye rindi utarurizi. Nibuka ko indirimbo nayihimbye 2005. Imaze imyaka 20. 2005 nyitirira izina ryanjye. Ukomere mu murimo w'Imana, Imana ikomeze gushigikira. Rero bitumye nyiririmba. Nta kibazo nindi uzi yanjye ukunda. Umpa kanya nyiririmbe nta kibazo. Nitugera mu mwanya w'izasaba turayiguha. Kaye ndiva ngo ndaho uzabura umwambaro. Nta uzabura umwambaro azambara. Mite nyiririmba si cyatubanze tu ituririmbire. Dina. Ndaza kwirimba tugeze mu kiganiro hagati. Sibyo turi gusoza. Turi gusoza umva inkuba Imana ngo bazirahinze. Ndaza kwirimba turi gusoza. Sibyo Mateo uri umuhanuzi. Nibyo. Njya nkunda kubaza abantu kuko sigo bwa mbere tuganiye. Sibyo sigo bwa mbere wowe uje kwizi kamera. Oya. Ndi hano mu rugi wawe nabibonye na amahoro pe nta gikuba cyacitse, abana baraho mutwara araho, Imana ishimwe. None mu kazi bimeze bite mu kazi kawe? Uri umukozi w'Imana, ubwo nyine nta kazi k'Imana iba yagutegetse. Bimeze bite mu iyi minsi? Mu kazi k'Imana rwose Yesu akomeje kumbeka ku mugongo. Kandi mu kazi k'Imana Yesu yandinzemo ihungabana. Yego. Yaranjigikiye, shigikira umurimo wayo. Yego. Mbese ndi kubona ndagisitaza nawuremo naco. Biri kugenda ndakibaza. Abantu bari kuguhamagara ukabasengera bakabohoka. Ingo pe ndi kubahamagara, bari kumbamagara ngabasengera, abashobojwe bakaza hano mu rugo. Yego.
ntawe uheruka kuza se cyangwa se kuguhamagara pe ukabona byakuyoye nawe ukabura icyo wamubwira? hari uherutse kumbamagara arambwira ngo umwana agiye muri koma. Yari ari mu bitaro byo mu Ruhengeri avuka mu Kinigi. Yego. Numva baranyakuye ati rwose dutabare. Mbese biratuyobeye. Yego. Ubwo cyokora ndakindi kintu cyo Imana yakoze. Yarambwiye ngo bahamagare bafata amazi bashiremo agace k'akariko. Yego. Mbeko ari ibindi bikomeye. Aya bivuge rega tuba turi guhamya ibitangaza by'Imana, imbaraga z'Imana. Imana yarambwiye ngo nafata utuzi adushusha akazuyazi. Yego. None ashiremo agace k'akariko, afata akadondi kamwe agatoze mu gutwi, atoze no mu kundi. Yego. Narangiza ayamusiga umubiri wose, afate n'amarika y'umweru. Ubwo ndangije nandi kumva mwe bari kurira aho ngaho. Yego. Disi mu ruguhemba hemburiki. Ndangije ukone babwiye niko babikoze. Yego. Hamaze ng'iminota 7 ajaho aratsamura arababwira atahandu homve ngeze mve ndi mu mugezi kuvuga urukunjana ndi kubireba. Yego. Ubwo rero nawe yanyakuye ku munsi wo kwa mbere arambwira ngo uwo muvyeyi wanzengeye ngene kuzajonjanye nishimye. Yego. Bwari yambwiye ngazaza kuwa gatanu mu gitondo. Ubwo nejo. Ubwo nejo. Ubwo mbura nange guca ndamwiteguye. Yego. Ubwo ronjewe mbese mu rugendo gondimo ndi gusenga Imana gukora ibitangaza, abagwayi bari gukira. Yego. Kandi nikindi ngomeje gushimira Imana iwanje haza abagwayi bari biko ndamugwayi uragwa mu maboko ganje. Imana ibikurinde. Ndana umugwayi uragwa hano. Mbese ndambogamizi mvite mu gusenga. Ndazi. Abo kuguca intege se? Abo kunje indege bo ndibabura. Ubyitwara mute? Kubyitwaramo baratwigisha ngo ikibi tukineshesha iciza. Yego. Bworokora ko mfite ico namenye biraza ariko simvyiha umwanya. Bisanga umutima gwanje gukingiwe. Yego. Ubwo bikaza bikanagenda guca. Abarozisi ntago kuko impamvu sibyo niba ari abantu barogwa ukabasengera bagakira, abarozi bagomba kukugirira ishyari cyangwa byakunda ubyitwara mu nyine imbaraga z'ababisha zo ndizabura. Nguko haruko nzenga nabangeze nko mu buriri ngarara ku rugamba. Ariko Yesu ndabwa byemera. Yego. Yego. Yesu ndabwa byemera biraza bikaza nabibonye. Yesu akamimbaraga zo gwangana niyo myuka mibi ikagenda mu izina rya Yesu. Ngubu ejo hari umuntu wambyutse Imana irambira ngo mudamu mugireho ubwenge. Aje hano ni yaje kare saa 10 zavuze yageza. Yego. Ariko yagiye amaze kwenda ibintu byo yaramaze kunjucira. Gusa ubwo hari umuti nahise mvata ndawisiga. Ariko nyine uko yarasiza abikoze yarazi ko anziganya urugamba rukomeye. Nose yaje ari kwivugishwa ngo aje gushakika wana yaraje ngo musengere kandi yaraje aje gusenga ngwiki. Ariko nije Imana kabari yambwiye ngo haraza umuntu wambaye imyambaro imeze gucana guca. Yego. Bitewe uko nari mfite umushitsari waturutse rero i Bugesera. Yaje akomanga aramukingurira. Amaze kumukingurira mbese numvijwe rambwiye ngo ndubyuke. Nawe yanga kugenda. Yego. Yanzo ndavuga ati mu izina rya Yesu singe ukandagira inzoka na Scorpio. Ubwo ndabyuka amaze kubyuka ubwo akavura gahita gatumye nkagakeya. Arambwira ngo nzenga bati ndabwo ndagusanga kumva ameze nabi. Yego. Ubwo yasohotse aragenda. Ariko akimara kugera mu nzoki numva indoki zije mibindu mbona nyagase. Ngira umugabo ati wa munyaga w'umugore hari byavanzaniye. Ariko ndi gushimana yuko uko yabitugendaga ariko byagenze. Imana mbaye hafi yaneshereje. Wabisanzwe umuzi se? Ningope. Nari nzanzwe muzi. Naho abo kutugenza ndibabura. Yego. Ariko dufite Imana. Kandi dufite Yesu afite imbaraga zimira izindi. Yego. Wicaranye na Dina
impamvu nakubanje Dina ntubwiye nakwimye ijambo nzi impamvu ngewe twakoranye ibiganiro byinshi wangije urambwira utariko mu rugendo umuntu hari uwabona akabona bafatanya sibyo hangatero njye abantu bajya bamabagara usanga banambanye benshi ateko hari umwana w'umukobwa dusengana ku rusengero kwa ADPR Karambo arimo amavuta y'Uwiteka wambabariye sitende kuvuga ibyo wambwiye nawe ukazamuzana kuri YouTube nawe bakajya bamuhamagara tugafatanya urwo rugamba ndangije kuko nawe kugira ngo uze kuri YouTube nabanje nakoresha mama wawe yego nawe arambwira atariko abantu bari kumamagara ari benshi kandi n'intege aho zigeze mama mu myaka 70 biragize ati mfite umukobwa wanje nawe afite impano ndaza dukorana ikiganiro ubu noneho ni cyiza ubarumpamagara akambwira ati mpa nimero wa wundi ufite na nyina w'umuhanuzi cyangwa se ngo mpa nimero wa mukecuru ufite n'umukobwa w'umuhanuzi n'urugero cyangwa se nakubura kuri telefone mukecuru namubona akagira umuntu akayampamagara bakamusengera abantu bakabohoka nanjye nkumva nshimye Imana pe nawe urangije umbwira Dina byivugire kuki wambwiye ngo nzakoreshe Dina ntumbwire Didiye ni izina mfashe Didiye uyu Dina uko muzi ni umukozi w'Imana turasengana ku torero mbese ndakibimuziho yego Imana imirimo mbese yayigumyeho yego arasenga ibitangaza bigakoreka ndari mu bakobwa babona yego oya afite imbuto arangwa nazo afite gahunda agenderaho yego ndabwo ari kuri yanjye turaturanye ngimumenya akiri umwana namumenya asenga ari mu gakiza yego na Inosa akomereye mu gakiza yego ubwo rongurikije uko tubana muto nuko asenga vuga ati nanjye aho ngeze buno bari kujya kwa benshi kuri telefone ndubwo reka nanjye nza n'umukozi w'Imana nawe amfashe kurwanura urugamba niyo mpamvu namuzanye dore nguyu muhemiko Dina Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe urakomeye yego ubyakira ute iyo umuntu ukuruta ko matenga afite abuzukuru afite abuzukuru ubyakira ute umuntu ukuruta agutangira ubuhamya mbyakira neza kuko atari uwa mbere undi ninde n'abandi benshi tubwira abandi babugutangiye naho babutanze ngeyo niwe wabimbwiye kuri telefone n'uwabivugiye kuri kamera abantu benshi hari ukuntu usengana n'umuntu akavuga ati ngiye nakubonyeho imbuto nshaka kuzaryaho yego uraduha urugero rw'uwigeze akubwira ati njye imbuto nabonye nizi hari ukuntu usengana n'umuntu cyangwa mugakorana akazi runaka oya reka kubishyira mu bandi vuga kuri wowe abo twasenganye bigenda gutya rero iyo akubonye muri ibyo ngibyo araguhamagara mvuko ndi kukuyobora ni njye wowe ikigandi wowe batenga kugutangira ubuhamya umbwiye ko hari n'abandi none ugiye kugaragaza uwagutangiye ubuhamya uko byari byagenze we kubishyira ku bandi ngo hari igihe ahubwo avuga uti pe njewe hari igihe umuntu yampamagaye n'urugero ndi gutanga ngo mfashe kubyumva umuntu ampamagaye afite umuntu bimeze gutya na gutya ndagenda ndasenga Imana irankoresha bigenda gutya hari umuntu wampamagaye muri uriya mwaka ushize 2023 araduhamagara avuga ati dufite umuntu washatse bahita bamuroga ibisazi yego nawe atuye hari haruguru gakeya twari turi gusenga ahantu numva ndabisengeye numva bindiye ku mutima ntavuga ati Imana nshaka kuzankoresha Imana iradukoresha tujyayo dusanga umuntu yarasaze byimitse turasenga tuhafatira ibihe by'iminsi 4 yego turasenga Imana ikora ibitangaza nawe yageze hano cyangwa akamamagara kuri telefone arambwira ati Imana nababonyeho rwose sinshobora kuzayihara yarakiza aravuga ati nanjye ndashaka kuzajya mpanura ubu ni umuhanuzi yarabisengeye abifatira igihe kinini
ubu nawe ni umuhanuzi, iyo duhuriye ahantu tuvuga Imana rwose. yabonye ukuntu Imana igukoresheje nawe avuga ati Imana nanjye umpa impano nk'iya Dina. Kuko twarasenze twagezeyo ari 10:00 z'umugoroba, turasenga nga 5:00 za nijoro, yego aratsimbuka, ariko rwari urugamba rutabaho. Imana ishimwe. Uwo ni umwe. Undi umuntu yarampamagaye arambwira ati mfite umwana w'imyaka 5 waguye muri koma. Umwana yari yaguye muri koma atavuga. Ndagenda ndasenga marayo umunsi nijoro. Yego. Navuye umwana ari muzima, ari kuzana amazi tukayakaraba. Haleluya. Ntavuga ati iyi ni Imana. Numva nshimye Imana. Yego. Hari undi mu mama yampamagaye afite icumbi we nawe arasenga. Arambwira ati nubwo nzenga mfite ikibazo cyitwa umugabo. Ati umugabo antesha umutwe bimwe bidasanzwe, ati buno yanguye no mu nzu. Ati iyo umuntu yaje ngo dusenge umugabo mu mwanya ngasenga, umuntu yagenda nanjye tukajyana, none uzaze dusengane. Nkagenda dusengana amasengesho y'ijoro rimwe. Imana inatubwira ngo ndibizongera kugaruka ukundi. Hashize amezi 6 sinari numva uwo mama mamagaye ngambwire ngo naraye hanze. Ibyo nabyo nkumva mbishimiye Imana rwose cyane pe. Nkumva binteye gukomera no gukomeza. Yego. Mpega ni benshi iyo mbibutse numva binyongeyemo imbaraga cyane. Hari n'umuntu wamamagaye mu ngomane yari afite ikibazo cyo kutabyara. Yego. Kandi bikomeye cyane, yabaga ageze igihe cyo kuribwa mu nda bikaba bikomeye. Arambwira tuzaze unsengere, tugezeyo turasenga, Imana itwereka icyatsi kimwe, iravuga ati ica akora igihe cy'umwana si iki, ariko igihe cy'uburwayi cyo ni iki. Yego. Imana itwereka umuti, turasenga, umuntu buno ntakiribwa mu nda, icyo asigaye agitegereje ni umwana. Ariko uburwayi bwo bwarakize rwose. Mateo warakoze. Warakoze kumpuza nawe, nanjye aho n'ubutaha nzazaho kuri kamera ndi kugutangira ubuhamya bw'abantu bagiye kugukurikira muri iki kiganiro, bakazaguhamagara ukabasengera, ibyo Imana ikubwiye bikagira ute bigasohora. Ubu rugiye kutugezaho ijambo ry'Imana mbedina, none Matenge nawe nk'umudiyakoni nawe abaruhutse baradusengera turi gusoza. Ariko bakwicaye iruhande kugira ngo agire ute agukomeze. Yego. Kubere maso. Ni karibu. Haleluya. Amen. Ndi umukobwa ushima Imana cyane bikomotse ku ijambo ry'Imana. Yego. Umuntu aba afite byinshi yavuga Imana, ariko nasanze bya mwene Dawidi umuntu atabivuga ngo abirangize. Numva nakorera Imana ibindi ngabita inyuma, nubwo intambara ziba zidacogoye, ibibazo bikaba bibaye byinshi, ariko nasanze ndagikwiye gucogoza umugenzi. Turarwana ariko tugakomeza. Ibibazo byo bizashira. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nahaye teme ivuga ngo mbwire uwo mugendana ngubwire uwo uriwe. Mbwire uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. Matenga agendana na Dina, bombi ni abahanuzi. Karagaciyemo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Ezekiyeli ibice ni 37. Turahera ku murongo wa mbere tugeze 6. Uradusomera. Yego kambafashe. Ezekiyeli ibice 37 ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo avuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukanaho aho kadusubiremo.
ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Arambaza ati, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa. Dore aya magufa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Muri iyi minsi abantu bagira abo bagendana ariko badashitse. Nasomye Bibiliya inyereka abagabo b'ibigoryi, abo nk'abo ntabwo dukwiye kugendana nabo. No mu bakobwa barimo, no mu basore barimo, no mu bamama barimo. Ariko Bibiliya yanyeretse inshuti nziza, inshuti nziza kugeza ku musaraba. Nukuri. Nanjye nagize inshuti nziza, ndabahamiriza ko aho zingejeje ni heza. Amen. Njya mbona abantu benshi bangana nanjye, abasa n'abapfapfanye. Ariko njye ndashimira Imana, aho ngeze mbaye nyishimiye. Amen. Imirimo y'amaboko y'Imana ni myiza kuri njye. Ezekiyeli rero yagendanye n'Imana iramugabira. Yego. Nasanze na Dawidi Imana yaramugabiye kubera ko yagendanye nayo. Ezekiyeli yagendanye n'Imana imwongerera, yabaye inshuti y'Imana. Mbega Ezekiyeli yumva ko inshuti hasi no hejuru ari Kristo. Yego. Ayigira inshuti, ayomaho, ayigendaho. Ezekiyeli agera igihe ararwara, ibibazo bimubana byinshi, agera igihe cyo gupfa, ariko apfa akizeye Imana. Yego. Imana imutumaho ati, mugende mumumbwirire ngo igihe cyo gutaha kirageze, none nategeka iby'inzu ye kuko atazakira ahubwo agiye gutaha. Ezekiyeli abona bidashoboka. Mbega mu mberezo z'amavuta ye yabonye ayasigaye yatapfa ubusa. Yerekera ivure asenga Imana, abwira Imana ngo nyemerera wibuke bya bihe twagiranye. Hari igihe ugeramo ukibutsa Imana, ugashaka akantu byibura gatoya wibutsa Imana. Ezekiyeli ngo yibutsa Imana, Imana nayo iramwemerera, iribuka rwose. Imana irangije yongera Ezekiyeli imyaka 15 yo kubaho. Ariko Ezekiyeli yabonaga agikunze gukorera Imana. Hari igihe kigera tukumva dukunze kuvugira Imana we. Hanyuma Imana ikunda Ezekiyeli. Birashoboka ko Ezekiyeli yibutsa akavuga ati, ngiye nshingiye, ndacakeneye wenda gusengera abantu se bagakira, ndacakeneye kuvugira Imana, ndacakeneye. Imana imwongera imyaka 15. Iyo ni inshuti nziza Ezekiyeli yahisemo. Niyo mpamvu ijambo narihaye teme ivuga ngo mbwira uwo mugendana. Yego. Mwubwira uwo uriwe. Elisa nawe yagendanye na Eliya, abona ni inshuti nziza. Bigeraho Eliya yashatse kugenda, Elisa aramubwira ngo ngurahiriye Uwiteka Imana yawe n'ubugingo buhoraho, ndoshobora kunsiga. Yego. Nanjye rero mu rugendo rwanjye nemereye Imana ko ndazasigara rwose, nzayifata. Nkifuriza rero abatwumva n'abatureba kugira inshuti nziza nga Kristo, ngiya Ezekiyeli. Ibihamya ni byinshi byo kuvuga Imana.
Ezekiyeli yahamagaye Imana ayititirizaho. Hari ukuntu tujya dutindana n'Imana. Iyo umuntu yatindanye n'Imana iramugabira, kuko umwigisha yavuze ngo iby'Imana bijya abarambirije, abarambiwe batashe. Nababwira iki rero? Biragoranye kwivumbura ku Mana, kandi biteye ubwoba gusezera uwagutumiye atari yagusezerera. Uru rugendo tugenda kirazira kwisezerera. Hari igihe wisezerera ukagenda ndambamba, kandi uwadushize mu murimo adufitiye impamba. Mwifuriza abagenzi banjye, ba mama na ba papa, basaza banjye na barumuna banjye, nabifuriza kudasezera. Nidutegereze Kristo adusezerere. Imana, Ezekiyeli yanze kuva ku Mana, Imana imwongerera imyaka 15. Bivuze ngo iyo ni impamba rwose yo mu rugendo. Hari ukuntu tujya twifata, wabona iby'Imana bikurambiye ugahita wisezerera. Ariko nababwira iki? Kwisezerera ntago ari byo. Hari igihe wisezerera ukajyana inzara, hari igihe wisezerera ukagendana ubukene, hari igihe wisezerera ukisezerera wenda bari bayishije ibyo kukugaburira. Kristo nawe araduhishiye, kandi aduhishiye byinshi. Kirazira rero njye sinshobora kwisezerera rwose. Kampani dukoreramo rwose ifite ibihembo, kandi n'uwatangije umushinga afite ibihembo. Nasanze uyu mushinga w'Imana ntabwo ujya upfa guhomba. Hari korasi nkunda ivuga ngo Mariya na Yesu bambereye akabando. Nasanze umubyeyi atakubera akabando, ariko Yesu we arakugendesha paka, akugejeje iyo mujyana. Hano mu isi rero icyo Imana idusaba ni iki? Ni ugukiranuka. Hari ukuntu umuntu aba mu Mana ariko yo itamurimo, cyangwa se Imana ikaba mu muntu ariko adashaka kuba mu Mana. Imana rero, Imana nasanze ari urukundo. Itandukanye n'ibyo twibwira, Imana itandukanye n'amashuri, Imana itandukanye n'ibi byose tubona. Nasanze ikintu cyose kiri hasi y'Imana kigira manda, ariko Kristo wenyine ntajya agira manda. Mu byago murajyana, mu bibazo mukajyana, no mu maseka mugasekana. Nasanze Uwiteka ari ushobora byose rwose. Njye nakifuriza abadukurikiye n'abazatubona rwose kurikirana ijambo ry'Imana. Ezekiyeli ngo Imana yamujyanye hejuru y'umusozi imwereka amagufwa, atagira umuntu, atagira uruhu, atavuga, mpega yari amagufwa yituriye aho ngaho. Imana iramubwira ngo hanurira aya magufa, biragoye. Hari igihe ujya guhanura bikaba ngombwa kongera kubanza wabaza Imana kabiri. Byanaba ngombwa ukarenza kabiri rwose. Kukubwira ngo hanurira ariya magufwa ngagiye kuba umuntu uri mu mubiri, ntabwo bishoboka. Nta naho wabicisha ubivuga. Hari aho wabivuga bakakubwira ngo subiramo neza. Ariko Ezekiyeli kuko yari ari kumwe n'Imana, Ezekiyeli arahanura. Amagufa arirundarunda, ayateraho umubiri. Uwo ni Data wo mu ijuru tuvuga. Ayahumekeramo, ayateraho ingingo, igufa risanga rigenzi ryaryo, birongera biba umuntu. Haleluya, haleluya. Amen. Nasanze Yesu ashoboye. Yesu ni intwari. Iyi nkuru iyo nyisomye bijya bindera kongera gukomera bundi bushasha. Niba Imana izura amagufa yaboze, tweweho ntabwo twari twapfa. Turi bazima. Bidutera ibyiringiro ko nibikomeye birakomeye ariko biri hasi y'imbaraga z'Imana. Bikandera kubwira abantu bafite ibibazo, abantu bihebye,
abantu bari kureba imisozi bakabona yabaye miremire, Imana yabwiye kuri ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Bivuze ngo imisozi uko yaterana kose iracari hasi y'imbaraga z'Imana. Nubwo n'imigezi yatemba amazamuke, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ubwo bushobozi. Hano mu isi tubonaho abakomeye ariko nabo bari hasi y'Imana. Imana iruta amafaranga, Imana iruta ubutunzi. Nimuze twizere Imana. Uburwayi Yesu niwe muganga. Mu ntambara Yesu ararwana. Ibibazo biteye Yesu arashoboye. Nanjye rwose nta umukobwa wo guhamya Imana. Ndashimira Imana. Gusa iby'Imana nubwo tutabivuga ngo tubishobore, kabone ko n'umuririmbyi yavuze ngo sindi umuhanga kandi sinzi gushomoka. Hari abavugira iby'Imana ukumva barenza abandi, ariko ngewe kuri kera hanjye nshimira Imana ibyo yakoze. Imana yadukuye kure, Imana yadukuye mu isayo, Imana yadukuye hasi cyane y'abandi iratuzana cyane. Nibwirira cyane urubyiruko, biragoye buno kurobanura umuntu w'ingenzi cyangwa se kurobanura umuntu nyamuntu. Hari abantu baba mu by'Imana cyangwa se hari umuntu ubona agenda ariko ari umuntu inyuma, imbere atari umuntu. Umuntu ufite ibice byose rero, imbere ari umuntu n'inyuma ari umuntu. Ntamwifuriza gukomera no gukomeza kandi. Mpega cyane iyo nsenga cyangwa se iyo mvuga ijambo ry'Imana n'ahantu runaka, njya numva Imana yangabiza ikintu cyitwa urubyiruko. Numva mfite byinshi byo kubaganiriza. Hari igihe mpona urubyiruko nkabona mfite ibintu byinshi, nkumva mfite Zaburi. Hahandi umuririmbyi yavuze ngo Zaburi indirimba si ya Dawidi, ngumva nanjye nabaririmbira Zaburi y'imfamutima kugira ngo dukomere. Nkumva nabakomeza, nkumva nabageza ku musaraba, nubwo biba bidashobotse cyane, ariko uko Umwuka Wera dushoboje, uwo mufasha turi kumwe nawe tumusangiza abandi. Kuri ubu rero nkumva nanabisangiza abandi, abazatubona n'abadukurikiye. Rwose nimuze turirimbane Zaburi y'imvamutima. Nta muntu wabura Zaburi mu mutima we. Zaburi z'imvamutima nizo zidutera gukomera. Hari ukuntu umuntu akubwira ubuhamya ukumva bwa buhamya bugukomeje gusumbya ibyuzi n'ibyo wabonye byose. Hari ukuntu njya nkunda kubwira abantu ngo nimuze twegere Imana. Njye negereye Imana nzize imiryango inyuma, negera Imana ibintu byose nza nubisize inyuma. Kimwe Bibiliya yavuze ngo nimusige ibyanyu mungurikire. Nanjye numvishe nakurikira Imana, ibindi bikazaza nyuma, kuko imirimo dukorera hano mu isi ari izadukurikira dutashe. Icy'ingenzi rero ni ukubaha Imana kandi ukanayubahiriza, kabone ko kubahisha Imana nayo ikubahisha. Nyangundi korasi ivuga ngo izadukora amadede. Iyo Imana wayirase nayo irakurata. Iyo wavugiye Imana kabiri iyikubaka nikuvugira. Nubwo hano mu isi duhura n'ibiturusha, tugahura n'ibitunaniza, ariko Imana irashoboye. Nabifuriza iki rero, nimuze tugome ku Mana. Imana ifite ibihembo, kambanira hemba neza. Mpega umutezi wa korasi nukuri. Reka dusoreze ahangaha. Bya mwene Mariya ni birebire. Imana idushigikire. Sawa, Imana iguhe umugisha. Tugiye gusoza gutya, ugiye gutanga nimero yawe, nubangiza kuyitanga uhereze Matenge nawe atange nimero ye, nugango bakenera azabahamagare. Noneho Matenge nk'umudiyakoni abari dusoreza n'isengesho ukariwe mukuru. Murakoze. Nimero ya telefone ni 078
91 40 36 7. yego 079 49 13 93 6. yego dusoreze n'isengesho. Katwicishe bugufi dusenge. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Mana igira neza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye kwindego gukomeye kwakomeje kubana natwe kuva mu gituna ducungiye umutekano waduhagazeho. Turagushimye kwakomeje kudukoresha iby'ubutwari, izina ryawe nirishimwe. Nzenge umwanya tuvuyemo, reka ushigikire kandi Nyiringabimana usigasigire. Ndasenze ngwinginga ngo Nyiringabimana uyu mukobwa uzamube hafi, uzamugwanire kandi uzamuneshereze, uzamuye kubikomeramo neza. Nyiringabimana ahagiye guteshuka aje umuhafi kandi umugwanirire. Ndasenze ngwinginga ngo Nyiringabimana uyu murimo gukora ndago byoroshe. Ndasenze ngo uzamube hafi, akanwa ke icyo uzahumekeramo akagihumekera mu bandi, reka kizagira umumaro kandi kigira icyo gishigikira, kubera yuko ushoboye byose. Kandi agushimye kwa murinze abana kuko muri no minsi bavangavanze ibintu, ariko amurinze kuvangavanga ibintu. Kandi niyo mpamvu tubwira ngo Nyiringabimana ngo uzakubahana uzamwubahisha, reka nubabwiye kukubera mu murimo wawe nawe uzamwubahishe, kubera yuko ushoboye byose. Kandi agushimye papa kwakomeje kuturinda, watunze igisa n'ikibi cyose, zina ryawe nirishimwe. Waturinze urinda abagaragu bawe, ndagushimye Nyiringabimana uhagaritse n'ikirere bive bikomeye, ko turagushimye yuko urwanya urugamba. Ndagushimye ko uhagaritse imvura, zina ryawe nirishimwe. Mve ndi kukubwira iki cyifuzo mu mutima, Timana ndagwa muri kuguha umusozi gumeze guce n'imvura imaze kugutogaho. Ndagushimye ko uhagaritse ikirere, zina ryawe nirishimwe. Ndagushimye ukomeje kurinda igihugu cyacu, oya ukirinze guhungabana no gunyiganyizwa, zina ryawe nirihabwa icyubahiro. Nzenga ari kutwumva kuri uno mwanya kugira ngo bashigikire kandi batabare. Imbaraga zawe zibaneshereze, imbaraga zawe zibazenguruke, imbaraga zawe zibabe hafi. Igitondo nikikuru umunota kugundi cyobera umutabazi. Icyo duheje ni imyuka mibi, mu izina rya Yesu. Twanze gukora kwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Oh Yesu nini votuteria wiredekeshe kevosaine menianze kide. Urakoze kuri Mana banye natwe, kandi urakoze kwa dushigike mu murimo wawe. Waturinze ivangirwa, uturinda guteshukwa, zina ryawe nirishimwe. Ndagushimye papa, wumve ko ngushimye. Nzengeye oh Yesu ninivo, nzengeye aba bagabo bafata urugendo bagenda, reka ugendane nawe. Oh ninivo urinde intambwe z'ibirenge byabo, ubarinde imbanuka papa, mu izina rya Yesu. Bagenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, reka Nyiringabimana ubagenda imbere n'inyuma, ubabungabungira umutekano, maze nageza mu macumbi ari bazima tuzarushaho gushima izina ryawe. Ereje venini vosandi noneva, kandi urakoze ko urugamba bagwaniye, urakoze ko abereye umutabazi, kandi ngo nibatagwisaruza abahemba. Oh Yesu Kristo, ereje venini vosandi noneva, urambwiye ngo uko